ngo subiza ku kitabi n'uyu ubrosa akava amaraso mu menyo. Itabi ni ikiyobyabwenge ariko kiri muri bya binini nk'inzoga ni autorize. Ariko abahanga barivuga bo bavuga ko kwemera inama k'umunywa tabi ngo inama imumaramwo icyumwose umaramuka ukumwose umumaramuka. Ntabwo mbonye munyumvishije nubwo ntari kumwe namwe. Bivuga ngo kwakunda kurura agahera ko yohereza umwotsi hanze. Ni nako ni inama umuhaye zitamutindamo. Kiretse ari zashaka gusa. Bese kwakunda ari kurumwose ndakawumira ni nako icyo yihaye hinama nicyo yemera icyo hawe hinama akunda kucyanga. Niyo mpamvu igiye gutanga umuti wo kugira ngo nibura ari kire wowe kuri musabira ntibyashoboka kiretse ari umaze kubishaka akaba yiteguye ko inama umuhaye azazimira nkuko ajyamira umwotsi. Noneho bigenda biti mu gitabo mfashe cyitwa twebwe n'abana bacu bavuga ngo le fumeur est marere. Umuntu munywa tabi nuwagu aba yaragushirishya. Il fume non pas pour éprouver des plaisirs que pour échapper à la souffrance causée par le fait qu'il n'a pas fumé depuis quelques heures. Unywa itabi ntari gwari gushaka ngo yimara umubabaro ahubwo nuko muri we haba amakararira kuko yonge yari yarinyoye. Il est la victime d'une intoxication. Ubuvunderi yanyoye babwara muroze. Et toutes les excuses qu'il invoque pour se justifier ne parviennent qu'à atténuer très légèrement l'acuité de son drame personnel. Inzitwa zatangaza kunanirwa kurireka zituma akaga kitabi karushaho kuba kenshi. Noneho rero usabira inama bango peut-on se libérer umuntu akwirokora itabi. Baravuze ngo c'est possible mais ce n'est pas facile. Birashoboka ariko si cyoroshye. Kubera iki? Iba ryarakubasa. Ukora iki rero? Unywa amazi ashyushye ubyutse akamuriyemo indimu ukimara kuva mu buriri bakaba yaguteguriye igice cya litiro cy'amazi ashyushye ku rugero ugakamuriyamo indimu ugashyiramo ibiko bibiri by'ubuki ukanywa. Iyi minsi 10 ukazayikunguta. Iyi ububuki buhuye n'indimu iyo buhuye n'amazi buhera buko bukarwana n'ubuvunderi bwihomye ku mitsi bugakuraho ubuvunderi. Ubuki muri B ya mbere na B ya mbere na B ya 9 bugatuma ubushake bwa wa wundi buhembuka wakana nawe agashobora kwiyobora. Ku manywa y'ihangu afata pome na karoti na tungurusumu abishatse yabikoramo umuto bakanywa karahuri agashyiramo irayo. Ibi bintu akabikoresha nabyo ya minsi 10. Amazi ni mu gitondo, pome na karoti na tungurusumu na erayo ni kumanywa akabikora iminsi 10. Ubuvunderi buzaba bwamushizemo uko kuba depanda gutega amakiro mbese kumva atabishobora bizaba byabye gushobora ariko abitangira uko ashaka. Iyo ari wowe ubishaka kubimukorera ariko atabishaka biramunanira. Mbese habanza ubushake. Maraso mu menyo. Iyo umuntu ava amaraso mu menyo ari uko abrosheje cyangwa se akarabye mu maso umutima w'ubutera nabi cyangwa se yarirayeho adasinzira ku gihe bene abo bivura nk'abagwaye umutima. Noneho kubw'ibyo bikora iki? Afata indimu, onyo, erayo akabihuza n'akayiko k'ubuki akagiye salade yenda kujya ku manywa akabikora kane mu cyumweru akabikora ukwezi umutima ugatera neza amaraso ntiyongera kuza mu menyo.